murakoze kuko umubare w'abaririmba utari muto. Uhoraho iyo nitegereje umuziki wegereje ijuru hafi y'isi, kandi mbega ukuntu bishimishije kuba imbere y'Imana ku kintu cyiza nk'isabato yera. Igitondo cyiza kandi isabato nziza. Guhura n'abavandimwe n'abashiki bacu baturutse impande zose z'isi rwose ni amahirwe kandi birashimishije. Hari ufite igitekerezo twavuye mu bihugu bingahe? Ku myaka 60 mu nteko rusange, igisubizo ni ibihugu 168. Abasa ikigina n'umuhondo, abirabura n'umweru bose bafite agaciro imbere ye. Niba ufite ibara ry'uruhu ry'ikigina, umuhondo, umukara cyangwa umweru, vuga uti amen. Niba ufite ibara ry'uruhu hagati y'ikigina n'umuhondo cyangwa hagati y'umukara n'umweru, vuga uti amen. Imana ishimwe ku bw'ibyo. Hari ufite igitekerezo cy'uyu munsi wariho? Nyakanga 4, kandi ni byiza ku benegihugu ba Amerika no ku baturage bahora batuye muri Amerika. Murarikiye guhagarara ku birenge byawe muri iki gihe. Mwifurije umunsi mwiza w'ubwigenge. Iki ni igihugu gikomeye. Iki ni igihugu gikomeye, demokarasi ikomeye, igihugu gikomeye gishyigikira umudendezo w'idini. Kandi rwose murakoze cyane kohereza bamwe muri twe bakwifuza kuba abenegihugu ba Amerika. Ushobora guhagarara ubutaha. Iyi nkuru ivuga kuri minisitiri w'intebe w'igihugu wari hafi kugira uruzinduko muri Amerika. Muri icyo gihe perezida wa Amerika yari perezida Bill Clinton. Kibabaje no ko uyu minisitiri w'intebe atarazi icyongereza, ntabwo ashobora kukivuga, nta nubwo ashobora kumva icyongereza, kandi yari afite ubwoba buke bwo gusura Amerika ku mugaragaro, adafite ubushobozi cyangwa uburyo bwo kuvuga icyongereza. Ariko abamufashaga bamwijeje ko nta mpamvu yo guhangayika, kubera ko ibyo ukeneye gukora byose igihe usuza perezida Clinton ni ukuvuga ngo umeze ute. Kubera ko muri Amerika umeze ute ni indamutsa isanzwe, byaba bifite ibisobanuro cyangwa nabyo. Kandi igihe perezida Clinton azaba avuze ngo umeze neza, birashoboka ko azakubaza ngo wowe se nawe yifuza ko umusubiza ngo nanjye. Ibyo rero ukeneye kumenya byose, ukeneye kwiga byose ni how are you, umeze ute, nanjye. Buri munsi rero yakoraga imyitozo, umeze ute, nanjye, umeze ute, nanjye. Yafashe mu mutwe iyo nyandiko, kandi yari yifitiye icyizere cy'urwo ruzinduko. Umunsi usekeje, ni byiza ubwo yahuraga na perezida Bill Clinton, maze atungurwa gato n'umubare we ushimishije, kandi yagize ubwoba buke. Aho kuvuga ngo umeze ute, nawe ati urinde, who are you. Perezida Clinton nigeze ahagarikwa. Yewe baravuga ngo hano ni minisitiri w'intebe w'igihugu cyacu kandi ntuzi uwo ndiwe. Ariko bidatinze yagaruye igihangano cye, maze aramubwira ati
ni yitwa Bill Clinton, umugabo wa Hillary. Noneho wowe nawe aravuga ati nanjye. Wigeze ugira abantu bakubaza ngo urinde? Abantu bakubajije ngo urinde, wasubiza gute? Ushobora gusubiza ngo izina ryanjye ni cheating, umunyabyaha wakijijwe n'ubuntu, umugenzi ukomeje urugendo rwe mu nzira ijya muri Yerusalemu nshya. Ubwo nibwo buryo tuzasubiza. Abantu batubaza bati muri bande nk'itsinda, muri bande nk'urusengero, tugomba gusubiza dute icyo kibazo? Urinde. Nicyo kibazo dukeneye gusubiza muri iki gitondo. Urugendo rw'indege rwarahagaritswe. Rwari urugendo rwuzuye, kandi abagenzi bari bafite ikibazo, kandi bari bahombye gahunda zabo. Kuri kontwari rero hari umukozi umwe ku marembo agerageza uko ashoboye kugira ngo asubize abagenzi bose. Umurongo wari muremure, kandi abagenzi bararakaye. Ntabwo bari bameze neza ku buryo bakumvikana ku bintu byose. Kandi uwo mukozi wo ku irembo yarahugiye mu kwandika abagenzi. Umwe mu bagenzi yasimbutse umurongo, aza imbere ahereza itike ye wa mukozi. Nawe ati ndashaka kugenda mu ndege ikurikiraho, kandi agomba kuba ku cyiciro cya mbere. Umukozi w'irembo ati mbabarira bwana, nzi neza ko dushobora gutegereza ikintu hanze, ariko reba umurongo, ndi kugerageza gufasha abagenzi. Nyamuneka tegereza igihe cyawe. Ntabwo rwose turategereza ikintu. Umugenzi we ntiyanyuzwe. Nawe ati n'ijwi risakuza. Abagenzi bose bamukikije bumva. Nawe ati waba uzi uwo ndi we? Kandi nanone umukozi atuje afata uburyo bwo kubwira abantu, avugira kuri mikrofone ati mwaramutse bagabo namwe bagore, hano hari umugabo ku irembo 17 utazi uwo ari we. Niba ushobora gufasha kubona umwirondoro we, cyangwa niba uzi umwirondoro we, nyamuneka uze ku irembo rya 17. Ese mufite igitekerezo cy'uwo ndi we? Ese muzi abo turi bo? Turi bande nk'abantu? Hari umuntu watubwira abo turi bo? Ese abahanga mu bya teolojiya batubwira abo turi bo? Ese abanyabukungu batubwira abo turi bo? Abahanga muri siyanse y'ibimera bashobora kutubwira abo turi bo? Ese Google yatubwira abo turi bo? Natekereje uyu mupira, sinkeneye Google, umugore wanjye azi byose. Google ntabwo ari uwo ari wo hose kutubwira abo turi bo. Isoko yenyine yashobora kutubwira uwo turi we nta yindi uretse Imana ubwayo. Niba dushaka kumenya abo turi bo, dukeneye kumenya Imana iyo ari yo. Hari ibintu byinshi biranga Imana dushobora kuvuga muri iki gitondo, ariko ikintu kimwe kiranga Imana ni uko Imana ari Imana yo mu byahishura. Itwishyura ibinyujije mu muhanuzi we. Ubuhanuzi ntabwo bigeze buza ku bushake bw'abantu. N'abantu bera b'Imana bavugaga bayobowe n'umwuka wera,
kandi ahantu heza ho kumenyera abo turiho ni mu gitabo cy'ibyahishuwe. Uwiteka, ibyahishuwe na Yesu Kristo ari ryo riri ku nyandiko yandikishijwe intoki nyuma, byandikishijwe intoki mbere n'ibyahishuwe na Yohana intumwa. Inyandiko ya nyuma yandikishijwe intoki irasobanutse neza kuko ni ngombwa, hamwe n'ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere ni ibyahishuwe na Yesu Kristo, kandi n'isomo ry'igitabo cy'ibyahishuwe ntabwo bihagije. Ukeneye igitabo cya mugenzi wacyo kugira ngo ubyigire hamwe, kandi icyo ni igitabo cya Daniyeli. Kandi rero tugiye gukora ubushakashatsi buke muri iki gitondo hagati y'ibyahishuwe igice cya 10 na Daniyeli igice cya 12. Kandi iyo twize ibi bice byombi, nyamuneka witegure gusubiza ibi bibazo bine. Ibyo bibazo ni ibi. Ikibazo cya mbere, Yohana na Daniyeli babonye iki? Ikibazo cya kabiri, ibirenge byari bihe? Cya gatatu, amaboko yari arihe? Cya kane, bakoraga iki? Noneho turahita tubyinjiramo, dore ku cya mbere. Yohana na Daniyeli babonye iki? Ni byiza dufite gusoma Ibyahishuwe igice cya 10 umurongo wa mbere. Mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu, umukororombya uri ku mutwe we, mu maso ye hasa n'izuba, ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro. Yego, ibyo ni ibisobanuro bya marayika ukomeye. Noneho tujye muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 5 n'uwa 6. Nuko ngiye Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Yabonye iki? Marayika ukomeye. None Daniyeli yabonye iki mu gice cya 12? Yabonye umugabo n'abagabo bambaye imyenda y'ibitare. Twashubije rero ikibazo cya mbere. None ikibazo cya kabiri, nihe hari ibirenge bya marayika n'iby'abagabo? Nanone dusoma Ibyahishuwe igice cya mbere, nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka. Ibyahishuwe Daniyeli igice cya 12. Umwe abaza umugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizageza he? Ushyize ibice byombi hamwe, ibirenge byari bihagaze he? Ku byerekeye marayika, ikirenge cy'iburyo cyari ku nyanja, naho ibumoso ku butaka. Bite se ku bagabo bo muri Daniyeli igice cya 12? Ibirenge byombi bigomba kuba hejuru y'amazi. Ikibazo cya gatatu, amaboko yari arihe? Ni byiza tujya mu Ibyahishuwe igice cya 10 umurongo wa 5. Marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka, amanika ukuboko kwe kw'iburyo agutunga mu ijuru. Tujye muri Daniyeli igice cya 12. Nicyo dusoma ku murongo wa 7. Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo no kw'imoso mu ijuru. Numva arahira ihora iteka ryose. Na rimwe, ni byiza mu gihe cyo gukora ibi bice byombi hamwe, ibiganza byari he? Nk'uko abagabo muri Daniyeli 12 bafite impungenge. Amaboko ye yari he? Amaboko yombi yaramanitse. Nibyo, dore ko marayika mu Ibyahishuwe igice cya 10 ukuboko kumwe konyine niko kwari kuzamuye. Ibyo bari babyitayeho, ukuboko kumwe gusa. Ukuboko kwe kuzamuye kwari ukw'iburyo cyangwa ibumoso? Bibiliya nivuga ko icyo ari ikibazo kijijishije. Ukuboko kumwe gusa. Kuki yazamuye ukuboko kumwe gusa? Kuki ukuboko kumwe gusa? Nuko yari afite igitabo mu kundi kuboko. Niyo mpamvu kandi turaza noneho.
none marayika ukomeye yari muntu ki? Mu Byahishuwe igice cya 10 ni byiza. Ibisobanuro bya marayika ukomeye mu Byahishuwe 10 birasa cyane ibisobanuro by'umwana w'umuntu mu Byahishuwe igice cya mbere. Bityo dushobora kwemeza neza ko marayika mu Byahishuwe 10 atari uwundi uretse umwana w'umuntu. Bite se ku bagabo muri Daniyeli igice cya 12? Uwo muntu yari muntu ki? Ni byiza. Ngeze kuri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye uhagarikira abantu bawe azahaguruka. None uwo mugabo yari muntu ki? Yitwa nde? Yitwa Mikayeli. Mikayeli yari nde? Mikayeli yari muntu ki? Ni byiza. Ibimenyetso byiza byo kubona Mikayeli wacu nta kindi uretse igitabo cya Daniyeli igice cya 10. Uribuka Daniyeli afite ubwoba bwinshi amaze kubona iyerekwa riva ku Mana. Ntiyashoboraga kumva akamaro k'iryerekwa. Yasabye rero Imana ngo imumurikire kugira ngo asobanukirwe iyerekwa yabonye. Hanyuma marayika araza yerejwe n'Imana gusubiza ikibazo cya Daniyeli. Nawe ati, nshuti Daniyeli, guhera ku munsi wa mbere washyizeho umutima wawe wo gusobanukirwa, guhera ku munsi wa mbere w'amasengesho yawe noherejwe kugufasha, ariko natindijwe mu nzira kubera iki? Kubera abakomeye, kubera abanzi. Umwanzi wawe ukomeye yari ahari akambuza inzira yanjye. Ubw'amahirwe yavuze ku murongo wa 12 Daniyeli igice cya 10. Dore Mikayeli, umwe mu bakuru, yaje kumfasha kuko nari nsigaye njyenyine aho ndi hamwe n'abatware b'Ubuperesi. Mikayeli wari Mikayeli ntabwo ari undi usibye umutware w'ingabo z'abamarayika. Nta wundi, yari Yesu wenyine, umwana w'Imana. Abagabo muri Daniyeli rero igice cya 12 na marayika mu Byahishuwe igice cya 10 ni kimwe. Ikindi none akamaro ka marayika mu Byahishuwe 10, yarambuye ukuboko arahira imbere y'Imana nzima. Kandi ku rundi ruhande yari afite igitabo kibumbuye. Igitabo cyari gifunguye, cyari igitabo gifunguye, kandi yari afite ibitabo byinshi byafunguwe mu ntoki. Byahishuwe igice cya 10. Noneho umurongo wa 4 w'igice cya 12, nuko Daniyeli bumva igitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Kandi rero yashyize hamwe ibice byombi mu gitabo cye Byahishuwe igice cya 10. Ifite igitabo kibumbuye. Kandi muri Daniyeli igice cya 12 ifite ubusobanuro bw'igitabo gifunze gifatanishijwe ikimenyetso. Birumvikana ko atari igitabo cyose cya Daniyeli cyari cyuzuye. Noneho bibiri byawe ntibyari bifatanije ikimenyetso. Nebukadinezari yumvise umutwe w'izahabu wari umuhagarariye. Ariko ibice bimwe bya Daniyeli bifite igitabo cya Daniyeli byari bifatanishijwe ikimenyetso. Kandi rero umuzingo muto marayika yari afite nta wundi uretse igitabo cya Daniyeli. Wagombaga gufungurwa mu minsi y'imperuka. Bivuze ko ubuhanuzi butari bwarabashije kumvikana mbere, noneho bwakumvikana. Noneho ikibazo ni iki? Bwari gufatanishwa ikimenyetso igihe kingana gute? Ni byiza. Igisubizo kiri ku murongo wa Daniyeli mu gice cya 12. Nuko Daniyeli bumva igitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Kugeza ku gihe cy'imperuka. Kandi nanone ku murongo wa 8 n'uwa 9 ndabyumva ariko sinabimenya mbere ko ndabaza nti, databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati, igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Yasubiyemo kabiri ko ubuhanuzi bwari bufunze kugeza igihe cy'imperuka.
Daniyeli yahawe amakuru inshuro ebyiri mu gice kimwe, ubwa mbere mu gice cya 4 uwo murongo wa 4, kandi ubwa kabiri ku murongo wa 8 n'uwa 9. Bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi bisobanura ubuhanuzi bw'iminsi 260. Ubuhanuzi bw'iminsi 260 niburangira, ibitabo bizabumburwa, ubwenge buzagwira, kandi abantu bazajirajira hirya no hino. Abanyeshuri bizeraga ko ubuhanuzi bw'iminsi 260 bwatangiye muri 538 ukarangira mu 798 mu gihe cy'impinduramatwara y'Abafaransa. Kandi impinduramatwara y'Abafaransa yagejeje ku gusobanukirwa kw'ijambo ry'Imana ryarabumbuwe. Hariho ubundi buhanuzi, nibyo bijyana n'ubuhanuzi bw'iminsi 260, kandi ubwo n'ubuhanuzi bw'iminsi 2300. Abanyeshuri muri rusange bizera ko ubwo buhanuzi bwatangiye uri 457 mbere ya Yesu, burangira mu 1444. Ubuhanuzi niburangira, ubwenge buzagwira. Igitabo cya Daniyeli nikizaba gifatanishije ikimenyetso bwashoboraga kumvikana. Hari umurongo ushimishije mu byahisho igice cya 10 umurongo wa 6, igice twiga uyu munsi, kandi hafi y'imera. Mu by'ukuri yavuze ku iherezo ryo murongo wa 6 ngo ntihazabaho igihe ukundi. Ubusemuzi bwa Bibiliya yawe bivuga iki? Ubusemuzi bumwe buvuga ngo ntihazabaho igihe ukundi. Ingeri yanjye, ingeri yitiriwe umwami Yakobo, ingeri nshya yitiriwe umwami Yakobo, yo iravuga ngo ntihazabaho gutinda ukundi. Mu kigero cyaravuga ngo Kronos, igihe uko igihe gisobanura igihe, ntikizongera kubaho, ntazongera kubaho igihe. Ibyo bivuze iki? Bisobanura ko igihe kirangiye, nyuma y'ubuhanuzi bw'iminsi 2300 ntazongera kubaho ubuhanuzi buvuga ku gihe. Nta kindi gihe. Ntabwo bivuga ko ari igihe gisanzwe, ahubwo ni ibihe bya gihanuzi. Igihe ntikizatinda. Kandi rero hano ufite Daniyeli 7, ubuhanuzi bw'iminsi 260, na Daniyeli 8, ubuhanuzi bw'iminsi 2300. N'ibindi bice turabizi neza. Yohana yasabwe gufata igitabo akakirya, kimuryohera mu kanwa, maze mu nda kiramubihira. Kandi hagaragaza muvoma mirerite ikomeye. Abantu ibihumbi byinshi bize ubutumwa bukomeye bw'Abadiventiste ko Yesu azagaruka kwa 22 Ukwakira 1844, kubera amaruwa menshi yasinywe, yego, mu byiringiro by'umugisha. Guhera ku ya 20 Ukwakira, abacuruzi b'Abadiventiste bafunze amagaraje, bafunga amaduka yabo, abahinzi baretse gusarura, ibirayi biguma mu mirima, pome zaboreye mu murima, abarimu basezeye mu mashuri, impano nini zahabwaga amacapiro ku manywa na nijoro, ibinyamakuru byasohoye inyandiko yitwa Kurira Nijoro n'izindi nyandiko, amakopi amagana n'ibihumbi yacapishijwe mu mujyi wa New York na Boston mu byumweru 3 byari bishize. Ukwakira 20, hasigaye iminsi 7 gusa. Ukwakira 16, hasigaye iminsi 6 ngo bagende. Ukwakira 17, Ukwakira 18, Ukwakira 19. Umukwe azaza hano kugira ngo ajyane umugeni we. Dore umukwe araza uhungiro, afite ibyiringiro byinshi kuri mugenzi we. Dore umukwe araza ku ya 19 Ukwakira, imashini zose zireka gukora amafunguro, ababwiriza ubutumwa bose basubiye iwabo kubana n'imiryango yabo.
umukobwa muto Ellen Hammond yavuze ngo uyu wari umwaka wanshimishije cyane mu buzima bwanjye. Umutima wanjye wari witeze byinshi. Isi yarindiriye guhagarika umutima. Mu gitondo cyo ku ya 24 Ukwakira, amaso ya Mireri ahurira mu bicaniro byo mu nsengero, mu mahema, mu ngo. Turashima kandi turahimbaza ko dutuye Mireri ubwo we na bagenzi be bagiye kuri Maple Grove yegeranye ndetse no ku gice cy'urutare kizwi uyu munsi nka Ascension Rock, urutare rwo kuzamukiraho. Barategereje umunsi wose, ariko umukwe mukuru ntiyagaragaye. Nimugoroba ntiyaje ubwo amaherezo isaha yaberetse saa 6 z'ijoro. Igicuku hagati 22 Ukwakira yarangiye, Yesu ntabwo yaje. Mbega ukuntu imitima yabo yashenjaguritse. Icyo gihe Yesu niyerekanye, bumvise bashariwe kandi bitavugwa mu mitima yabo. Nugutenguwa ukabije ko mu 1844 iherezo ry'umutwe wa Mirerite no kurimbuka k'Ubudivantiste. Nkuko tubizi uyu munsi, hamwe na Evangelism igaruka gusa ku kirundo cy'amateka y'inzozi zitarashojwe kandi n'ibyiringiro byacitse intege byari byo kuzimanganywa kw'imitwe yazamuye ibyiringiro byinshi no gutaka flop ku buryo budasanzwe. Ni iherezo. Urabizi, igihe cyose habayeho abahanuzi b'ibinyoma bahanura ibintu bijyanye no kugaruka kwa Kristo. Twe twafashe izina ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi dukururwa ku rutonde rurerure rw'abahanuzi b'ibinyoma: Herbert Armstrong, Abahamya ba Yehova, Jim Dickson, Jim Jones, Pat Robertson, kandi vuba aha Hero Campaign, Halo Campaign bwari bumwe mu buryo bwabaye umusaruro mu mateka ya none. Urabizi, bwashiragaho igihe cyo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi rero abanenga bagiye batubwira, mw'abantu mwe murahanura nk'ikintu kandi ko hari ikintu kitabaye, mbese ubwo twabizera? Ariko abatunegura bagiye gusoma umurongo ukurikiraho. Umurongo ukurikira mu Byahishuwe igice cya 10 kandi no kuvuga ko ni umurongo wa 11. Nambwira ati, ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Ugomba kongera guhanura. Kandi mushiki wacu White aravuga ati, njye nabonye kubeshya imigezi y'ibinyoma ku isi yose kandi bahagarariye ubwoko bw'Imana ku isi yose. 1863 Itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi ryashyizeho ingengamikorere. Mu 1874 John Evan Andrews yoherejwe i Burayi nk'umumisiyoneri wa mbere. Nibyo, twumva ijambo ry'Imana, ugomba kongera guhanura. Nibyo rwose, dufite i Burayi, dufite abizera bagera ku 400,000 mu Burayi. Itorero rivuga ati amen. Mugomba kongera guhanura. Nibyo dufite muri Afurika. Uyu munsi dufite 6.9 z'Abanyafurika. Amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nibyo, twongeye guhanura muri Amerika y'Epfo. Uyu munsi dufite abavandimwe n'abashiki bacu bavuga ururimi rw'Icyesipanyoli n'Igiportugali bagera kuri 6,000,000 bakurikiza amategeko y'Imana no guhamya kwa Yesu. Yego, ugomba kongera guhanura. Muri Aziya uyu munsi aho abitanze bakiyana Imana bagera kuri 3,97,000. Abanyaziya bogerejwe mu maraso y'intama. Nibyo, twongeye guhanura muri Amerika ya ruguru. Uyu munsi dufite abizera 1,2 basenga Imana nyiri sabato y'umunsi wa karindwi. Nibyo, twongeye guhanura muri Pacifique y'Epfo. Uyu munsi dufite abihaye Imana 430 Abadivantiste y'umunsi wa karindwi muri Pacifique y'Epfo babarirwa mu bacunguwe. Nibyo, twongeye guhanura mu burasirazuba bwo hagati na Afurika ya ruguru. Uyu munsi dufite abihaye Imana 3,423 Abadivantiste y'umunsi wa karindwi batapfukamye ngo baramye Bali, kandi muhimbaza Imana ku bwabo. Tugomba gusengera burasirazuba bwo hagati na Afurika y'Amajyaruguru.
miliyoni 18.5 zikomeye kandi zibarirwa ku isi yose, kandi turashima Imana yaduhaye ingurano yo kongera guhanura, gusoza amasezerano yayo. Igihe itorero ryashyirwaga ahagaragara mu 1863, twari dufite abanyamuryango 3,300, kandi uyu munsi bamaze kuba miliyoni 18.5. Icyo gihe twari dufite konferanse 7, kandi uyu munsi dufite konferanse 633 ku isi yose. Mu 1863 twari dufite intumwa 20 zitabira inama rusange. Uyu munsi intumwa zigeze ku 20,566. Mu 1863 twari dufite amatorero 125, none ubu ni 148. Mu 1863 twari dufite icapiro rimwe, uyu munsi dufite amacapiro 63. Mu 1863 nta shuri twari dufite, ariko uyu munsi dufite amashuri abanza menshi, hafi 1,000 ya primaire, ayisumbuye na kaminuza. Mu 1863 ntabwo twari dufite ibitabo. Uyu munsi dufite ibitaro 123 ku isi yose. Mu 1863 nta ruganda na rumwe rutunganya ibiryo twari dufite, kandi uyu munsi dusingize Imana dufite 24. Mu 1863 nta kigo cy'itangazamakuru twari dufite, uyu munsi dufite 14 ku isi. Nibyo, ugomba kongera guhanura, tugomba gukomeza kubikora kugeza aho Yesu azazira. Kandi ibyo nibyo, niba utekereza Ibyahishuriwe 10, harahari, hariho byinshi byo kuza. Ibyahishuriwe 10 hatubwira amateka y'itorero. Ibyahishuriwe 12 hatubwira ibiranga itorero. Bite ku Byahishuriwe 14? Ibyahishuriwe 14 hatubwira ubutumwa bw'itorero. Noneho rero ugomba guhuriza hamwe ibice bitatu hamwe: Ibyahishuriwe 10, Ibyahishuriwe 11, Ibyahishuriwe 14 hamwe. Muri iki gihe abantu benshi bafite ikibazo cyo kubura kwibuka. Iyo bakinguye urugi rwa firigo, ntibibuka niba pisine hari icyo isobanura cyangwa gukuramo ikintu. Amavuriro avura ibyo kwibuka rero ari kwaduka ahantu hose, kwigisha abantu kwibuka. Kandi nasomye ko hari amabanga menshi yo kugarura ibyibagiwe. Amabanga 3 namenye. Ibanga rya mbere: ruhuka kandi ntugerageze, kandi ureke kugerageza cyane. Ibanga rya kabiri: shaka uburyo usinzira neza nijoro. Ibanga rya gatatu: nibagiwe. Imana iturinde ko twibagirwa. Imana iturinde ko twibagirwa abo turi bo nk'abantu. Imana iturinde. Ellen White avuga ko Imana yaduhamagariye kuba abantu b'ubutunzi bwihariye kuri we. Nahawe amabwiriza yo kubwira Abadiventiste umunsi wa karindwi ko Imana yaduhamagariye kuba ubutunzi bwihariye bwayo. Yashyizeho itorero rye ku isi rizahagarara neza mu mwuka no mu nama z'Uwiteka Nyiringabo kugeza ku mperuka. Nubuhe bwishingizi buva ku ikaramu yo guhumekwa? Nubuhe bwishingizi? Avuga kandi ko Abadiventiste umunsi wa karindwi ari abakobwa abahagarariye ku isi. Izina Abadiventiste umunsi wa karindwi ni izina ricyaha isi ya giprotestanti cyangwa ya kirokore. Kandi icyanyima mu buryo budasanzwe, Abadiventiste umunsi wa karindwi ari abarinzi ndetse n'abatwaramucyo, kandi ko bagiriwe icyizere.
umuburo uheruka ku isi irimbuka kuri bo ni ukumurika umucyo utangaje uturuka mu ijambo ry'Imana. Bahawe umurimo wo gutumwa mu mahanga cyane gutangaza ubutumwa bwa marayika wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Nta kindi gikorwa gifite akamaro kanini. Ntibagomba kwemera ikintu icyo ari cyo cyose cyadukurura ibitekerezo. Ibyo murabyumva? Ntabwo tuzemera ko hagira ikintu kiturangaza. Ntidukwiriye kwemerera ikintu na kimwe kidukurura ibitekerezo byacu. Mu 1972 Ukuboza 29 hafi saa sita z'ijoro, indege 401 y'indege y'Iburasirazuba yarimo kwitegura bwa nyuma kugwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Miami. Ibintu byose byakoraga neza. Igihe indege yari igiye guhaguruka, mu buryo butanguranye abakozi b'indege bamenye itangazo. Hariho urumuri rutari rwacanywe, rutaramurikirwa. Mu rwego rero rwo kubungabunga umutekano w'abagenzi, abapilote bahisemo gusubiza indege hasi, hanyuma bazamuka bajya hejuru aho bafatira hakikije Everglades. Hagati aho bakusanyije imbaraga zabo mu kumenya ikibazo icyo ari cyo. Bagenzuye buto zose, kandi zose zasaga nk'izikora neza. Ariko birababaza, mu gihe bari barangaye bakora iperereza ku mpamvu y'urumuri ruto rw'igikoresho gituma iparika, itara ryagombaga kubabwira niba icyo gikoresho cyongerewemo neza, kuko barangajwe cyane n'urumuri rwawo. Icyo batamenye ni uko indege yari iri kugwa. Yaramanutse. Kubera iyo mpanuka abantu 198 basize ubuzima. Impanuka imaze kurangira, abashinzwe iperereza basanze koko imikorere y'indege yakoraga neza. Ariko icyo abakozi b'indege batigeze bamenya ni uko autopilot yari yacomotse ku bw'impanuka. Abapiloti barangajwe imbere no kumurika gake kwayoboye urumuri rwananiwe kumurika. Birashoboka ko impinduka zishobora kurangazwa n'ibibazo bisa nk'iby'ingenzi. Twibagiwe ubutumwa bw'itorero. Umuntu umwe yavuze ko itorero rishobora kuvura buri kibazo mu gihe umurwayi apfa yazize korera. Buri kimwe gishobora kurangaza. Nkunda imico ya Nehemiya, nubwo yarwanyijwe cyane mu mushinga wo kubaka inkike za Yerusalemu. Yanze kumanuka. Mu by'ukuri inshuro enye yasabwe n'abamurwanyaga gusaba kureka umutekano wo mu mujyi maze akajya kuganira nabo. Yaravuze ati, ndimo gukora akazi gakomeye, mfite ubutumwa ndi gutanga, rero sinshobora kumanuka. Kuki akazi gagomba guhagarara mu gihe nkasize kandi nkamanuka kuri wowe? Uzi ko Nehemiya yanze kumanuka ku rusengero, kumanuka ku nkike? Itorero rigomba kuva ku nkike? Oya. Nta mpamvu 60,000 zo kutumanuka ku rukuta, kubera ko tubwirwa ko abantu 60,000 mu 1040 idirishya bapfa buri munsi, kandi benshi muri bo bapfa badafite ibyiringiro bya Yesu Kristo. Hari impamvu 60,000 zigomba gutuma Adventiste umunsi wa karindwi batamanuka ku rukuta. Itorero rikwiye kuva ku nkike? Oya.
miliyari imwe n'igice kimwe ni abahindu baraduhamagara, bakeneye agakiza ka Yesu Kristo. Itorero rikwiriye kumanuka ku nkike? Oya. Miliyoni 137 ni ababudisite bategereje gukizwa. Dushobora kumanuka ngo tuve ku nkike. Itorero rikwiriye kumanuka ku nkike? Oya. Miliyari imwe n'igice kimwe ni abayisilamu baturutse mu bihugu 28 barimo kuduhamagara baduko. Itorero rikwiriye kumanuka ku nkike? Oya. Amamiliyoni y'abatuye mu mujyi bategereje gutabarwa mbere y'uko imijyi irimbuka ku iherezo. Ndimo gukora umurimo ukomeye, sinshobora kumanuka. Itorero rigeze kure, kuva mu kwiheba kugeza mu butumwa. Twananiwe gusobanukirwa n'ubuhanuzi. Kumva cyane nibyo bidutera gusobanukirwa. Twarasobanukiwe, twubaha ijambo ry'Imana kugira ngo twongere duhanure kandi turebe uko umwami aduha umugisha. Muri iki gitondo ngiye kurarika bidasanzwe kuri twese. Igihe tubayemo ni igihe kidasanzwe. Ndashaka kukubwira, ntabwo dufite indi myaka 5. Ntabwo dufite indi myaka 5 tuvugana imbona nkubone. Umwe mu nshuti zanjye akaba ari umudivantiste w'umunsi wa 7 mu by'Imana cyane, yagiye abwira abantu ngo niba batitabiriye inteko rusange iri kujya mbere ubu ngo bagende, kuko ntihazabaho indi. Ureba mu isi kandi urebye mu bya politike, mu bukungu, mu mico, nta byiringiro. Turi mu isi igiye kurimbuka. Dufite inguzanyo, turi mu gihe cy'inguzanyo. Muri iki gitondo mu ndirimbo iririmbwa na Sebastian Lopez, reka twumve amagambo y'indirimbo. Nakoze Sebastien. Iki gitondo Imana iraduhamagara kwiyemeza kurushaho gusohoza ubutumwa. Imana iraduhamagara kwiyemeza kurushaho gusengera uyu murimo. Aho gusengera njye, nanjye ubwanjye, ubuzima bwacu bwo gusenga bugomba kuba ubuzima bw'impinduramatwara. Tugomba gusengera abantu duturanye. Tugomba gusengera abacu batabakorera muri ibi. Tugomba gusengera abantu bari mu madini ntibazi icyo Yesu ari cyo. Witeguye gukora igihe cy'ingenzi mu buzima bwawe, gusengera ubutumwa. Witeguye gukoresha igice kinini cy'ubutunzi bwawe mu gusohoza ubutumwa. Urashaka gukoresheje icya 10 n'amaturo yawe kohereza abamisiyoneri benshi ku isi, no gutera urubyiruko ruri mu mishinga, no gutera inkunga urubyiruko ruri mu mishinga yo kubwiriza ubutumwa mu ngo. Mbere y'igihe kinini cyane ngiye kubabwira abavandimwe, tuzongera kubona amahirwe yo gutanga kuko amafaranga agiye kubura. Imana iri kuduhamagarira muri iki gitondo kwiyemeza kurushaho gukoresha umutungo wacu kubw'icyubahiro cyayo. Hanyuma Imana iraduhamagarira kwiyemeza gutanga igihe cyacu, impano zacu kubw'Imana, kugira ngo twihe uruhushya. Niba rero wumva ko Imana iguhamagara kwiyemeza gusenga cyane kubw'ubutumwa, niba wumva ko Imana iguhamagara inshingano yo gushyigikiza mu budahemuka hamwe n'amaturo yawe, kandi niba wumva ko Imana iguhamagara kuba umuntu ku giti cye kugira ngo ugire uruhare runini muri uyu murimo w'ibwirizabutumwa, ntiwararikiye guhagarara ku birenge byawe muri iki gihe. Reka dusenge. Mwami dukunda, turagushimira ku bwa Yesu.
urakoze kubw'uwo ari we n'icyo avuze kuri twe nk'itorero. Niwe wa mbere kandi wa nyuma, intangiriro n'iherezo. Ni umuremyi wacu, umucunguzi, n'umwami ugiye kuza. Urakoze kutubwira abo turi bo nk'abantu, cyane cyane abantu bafite ubutumwa bwihariye mu gihe cyihariye. Turakwinginze rwose, nyamuneka ngo tugire abakozi bizerwa, duhindure ibisonga byizerwa, dukureho liturujia yacu, udutere intege kandi ukomeze n'amavi yacu. Kuzuza umwuka wawe wera, duha imvura y'itumba yo gutera imbaraga itorero, twagura ubwami bwawe ku isi no gutebutsa kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo vuba. Nyamuneka ngwino vuba, turagukunda. Ino isengesho ryacu mu izina rya Yesu, amen.